Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yuzuye urukundo, tugushimiye kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera mwuka wawe wera yende ku byawe waduhishiye, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, anadushoboze gusoza icyo dutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Kuri uyu munsi ndetse no muri iki gihe cy'icyumweru cyose tuzaganira ku kuyoborwa na Kristo, kuyoborwa nawe, gutwarwa nawe. Uyu munsi rero turasoma ijambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 8 umurongo wa 14. Handitse ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Imana yacu tugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, muri iki gihe cy'icyumweru tuzaganira ku gutwarwa na Kristo cyangwa se kuyoborwa na Kristo. Ubusanzwe iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubwo bivuze ko nyine uba utanze uburenganzira bwose wari wifiteho wowe ubwawe. Urumva n'undi mwami uje kwima mu bwami bw'umutima wawe, umuhaye ubwami bw'umutima wawe, umuhaye ubuzima bwawe bwose ngo abe ari we ubugenga. Bivuze ngo ntabwo uri bwongere gukora ibintu nk'uko ushaka, ahubwo uramwiyeguriye, nyine ahindutse umwami w'ubuzima bwawe. Ugiye kuzajya ukora ibintu byose nk'uko washaka, ugiye kuzajya ukora ibintu byose mu nyungu ze. Bivuze ngo ntukemerewe gufata imyanzuro nk'uko amarangamutima yawe agutegeka cyangwa uko kamere yawe ikubwira, ahubwo icyo ubanza kwitaho, icyo ushyira imbere ni ugukora byose nk'uko Imana ishaka. Kuko ntubukire uwawe ngo wigenge, Kristo uba wamwihaye, aba yakuguze, aba yagucunguye, uba wahindutse uwe. Imana yacu itugirire neza. Ntubukire uwawe, ahubwo uba wahindutse uwe. Imana itugirire neza. Hanyuma rero umaze kumva rino jambo, wa Yesu Kristo wakiriye bikaguhindura kuko umwana w'Imana, mwemerera gutware muri byose, agutegeke muri byose. Aba ari we ugena ukuvuga, aba ari we ugena amahitamo yawe, aba ari we ugena icyerekezo cyawe cy'ejo hazaza. Ya mishinga yose ufite, nyemerera ntuyipange nk'uko wowe ushaka, ahubwo uyipange nk'uko Yesu Kristo ashaka. Uko utegeka ibyawe, uko ugena iby'akazi kawe, uko ugena iby'iwawe mu rugo, uko ugena iby'ubuzima bwawe byose, kuko wakiriye Yesu Kristo, kuko wamwimitse nk'umwami w'ubuzima bwawe, birakwiye ngo ubikore nk'uko ashaka, aho kugira ngo bibe uko wowe ushaka. Iby'urugo rwawe bitegeke nk'uko Kristo ashaka, aho kubitegeka nk'uko wowe ushaka. Amarangamutima yawe, uko wishima n'uko ubabara, birakwiye ngo bigende bibeho nk'uko Yesu Kristo ashaka. Donc unezezwe n'ibyo ashaka ko bikunezeza, unezezwe n'ibyo akunda, n'ibyo ashima, kandi ibimubabaza nawe aba ari byo bikubabaza. Imana yacu tugirire neza. Ahazaza hawe, ibyo uteganya kugeraho byose birakwiye ngo bibe nk'uko nawe abishaka. Imana itugirire neza. Narimo ndakwibutsa ngo ntukire uwawe, ahubwo uwa Yesu Kristo. Mwemerera gutware rero, kuko wahindutse uwe. Imana yacu tugirire neza. Kandi rero abemera akabatwara, abemera akabayobora, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abo nibo bana b'Imana. Imana yacu tugirire neza. Urakoze cyane. Nkwifurije kwemera Yesu Kristo akagutwara, akakuyobora muri byose. Yesu aduhana